Hello my bestie, happy new year. Muranyihanganira iyi video nayikoze mbere ariko uyu munsi nibwo nabonye uburyo bwo kugira bwo kwipostinga kubera ko nabuze uburyo nyeditingamo nari nabuze akaye ko kweditinga. Anyway, tutitaye kuri ziriya mboga mubona zagwingiye zanze gukura rero mureke twisekurire ubugari. Sekuru ubugari. Nageze mu rugo nari nagiye gusura mu rugo nsanga bari kuvuga ngo bakumbuye kurya ngo ubugari bwo mu isekuru. So ndavuga why not ngiye ntasekura ko nubwa mbere ngiye gusekuraho ubugari barambwira ati wesha ntabwo uri bishobore, wavutse byaremeye, wavutse ari ugukora ku kabuto ibintu byose bikagenda neza fresh. So rero hano rero nahise mvuga reka ngende mbafashe nsekure iyi myumbati mubona nari ndimo ndashyiramo mu isekuru, ariko nagiye kuyisoza imbavu ziri gutonekana. Urabona ukuntu umuntu iyo akoze siporo atayiherukaga ukuntu aba ameze, nta gukorora nta kugira gute do, byatangiye kumeneka. Narasekuye biratangira birameneka, hano baranseka ntabwo bizi wowe, ariko nyine narakomeje gake gake ndaza kubimenya. Nari ndi kubabwira ngo imbavu zanjye bwake ziri gutonekana nk'umuntu wakoze siporo ataziherukaga. Ngaho rero narasekuye ndavuga ngiye gusekura, ariko nabwiye ntabwo yose ndi bisekure kubera ko nasekuye inshuro imwe ariko byari binyishe. Hano nagumye ndasekura urabona ukuntu byari byagiye bimeneka. Barambwiye ngo nari nzi ko ari njye nyine utazi gusekura, ariko barambwiye ni kubera ko imyumbati yari yumye cyane, niyo mpamvu ngo byagiye kuriya ifu nyine yagiye imeneka. Hano nari ndimo ndaseka rero, hano hari stories za danje nashatse kuzirekeramo ariko nsanga harimo amajwi menshi cyane n'ibindi bintu bitari necessary. Ndavuga kerekana nzikuramo noneho nshyiremo aka voice over ntacyo gatwaye, ariko hano hari story bari kunserereza ngo ntabwo ndi bubyuke ngo ibintu nihaye. Nari ndabwira ati ngewe ndaza kubishobora. Hano murabona ko nambaye hano murabona byari bitangiye kunoga, nanjye avuga ati ngiye kurangiza, ariko barambwira ati wapi ntabwo biranoga aho ngaho uracyari kure ubwo. Ndaguma ndihangana nyine ndasekura. So ahangaha rero umuntu ari nahaye ngafatire video nawe yari igitangaza kuko byari bimeze nka umuzajya ubona nari ndi kuvuga n'ibiki igihe bagari story ndi kuvuga ariko ari igihe atagari story naga ndi kudirecting umuntu wari uri kumfatira video. Yari umubebe muto, nago yarazi ibyo gufata video ngo bigenda gute. Niyo mpamvu nyine nagumaga mwerekera mbwa yafata gutya biba bigoranye kuba hano byarongeye bimenekaho. Akajyanga ati nyine no kutabizi, ariko nyine murana hano noneho byo byari byamaze kugira gute bara neza fresh. Ndavuga ati ahangaha noneho nari nsoje, barambwira ati noneho ugiye kugira gute, ugiye gusuka. Hano urana ifu nayo niyo nari nasekuye mbere, ubu hano n'ubwa kabiri nari nsekuye, ariko nasekuye kabiri ko nyine mpita mbivamo. Ati bisigaye mu byisekurane. Rero nari nsekuye, barambwira ati ubwo rero ntabwo wasekura ngo ubisige gutyo, turasekura mpaka ubugari bubonetse. Aha rero twari tugiye gukurikizaho etape yo kuyungurura ifu kugira ngo agafu nyine kaze kuba gaseye neza, gasekuritse neza nyine, kugira ngo kaze kuba gasekuritsemo neza. Hano rero twese tujya kuyungurura, umva mwihanganire ikintu akayunguruza hano nahe nakabaye ndaseka njya hasi. Karagize kashatse nyine gusadukamo kabiri, atashyira uyu mukoba. Umukoba ni ikintu baca kuri chambrayeri, yego baziritse kugira ngo atazagira. Mwihangane muza kumvamo amajwi y'abandi bantu hano hanze nibazo. Hano rero narayunguruye, ariko inama nakugira nuko ubaye ugira ikibazo cy'ubuhumekero, urugero nkanjye rwa amasinizite, ntabwo ibintu nari mbizi, nahavuye mva nafunganye kubera inofu yagumaga izamukira mu mazuru. Ubaye rero ufite icyo kibazo nawe nakugira inama yo kuzajya kuyungurura gutya wambaye face mask cyangwa se agapfukamunwa, kugira ngo inofu itaguma kuzamukira mu mazuru ko birakuzonga. Byaranzonze ntabwo nari mbizi nyine bwari ubwa mbere. Sana rero ndimo ndayungurura ndavuga kandi ukuntu biba bimeze. I think ko mbizi, muze kumbwira abantu mubizi, mutere comment mbwire nimba mbizi cyangwa se niba nararashe imbogo.
ahangaha rero nagumye nyungurura baguma bambwira tumatera udustori hano bari kumbwira ati se ibyo bintu uri gufata izo video zawe ntabwo baba bari kumva uburyo ufata video bakubwira uzazikoresha iki. Hano rero kameramani wanjye nawe aba ari tayari. Hano rero yahise mbwira urabona hano ifu yamaze kuba nyinshi, ifu yabonetse rwose turaryoshye, ariko murihangana ubugari rero ntabwo bwari nubwo nabusekuye nkabuyungura ariko ntabwo nigeze mbona ko mfata video ndi kubuteka. Hano rero bari banzaniye ikibo, bakita ikibo cyo gushyiramo inshenga, kujya zino namaze kuyungurura bazita inshenga. Murabona ko ntabwo mbizi neza kuyungurura, byagendaga bitaruka bikagwamo hasi. Niyo mpamvu mwabonaga ngenda ntoragura utundi tuntu ku ruhande byaga byancitse bikagwa kubera ko ntazi kuyungurura neza, nyine nari ndi kubyiga bwari ubwa mbere. So hano rero ndaguma ndayungurura cyane na kete kenshi n'utugambo twinshi twandenze, ariko nyine niba ushaka nawe kuzasekura ubugari, sinakubwira cyo imyumbati ntuzayimishe cyane. Ikindi nakubwira ni uko nabivuze, niba urwara amasinizite cyangwa se ugira ikindi kibazo cy'ubuhumekero icyo ari cyo cyose, uzambare face mask mbere yuko ujya muri ibi bintu, kuko iyi fu yaranzonze naraye ntasinziriye kubera yo. Nanjye natangiye ndayungurura, ndavuga kagatsima kweri nari nakabariye, ubwo byarangiye nakariyeho, nari nakabariye rwose. So rero ndagira ngo mbibutse ko iyi ni Within 250 mukurikiye. Niba utarakoze subscribe, please do subscribe. Niba nawe warakoze subscribe, thank you so much. Mujye mutera comment, munakore like kuri video, buriya iyo likinze video y'umuntu n'umusanzu mwiza ukomeye cyane. Nanjye najyaga nibaza abantu basaba ama like, bavuga kandira like, kandira comment, share, nkibaza impamvu nyine babikunda, ariko buriya iyo ukoze like kuri video y'umuntu bituma YouTube nayo iyi boostinga, cyangwa se social media yari yose iyo ulikinze video y'umuntu bituma iyo social media iyi boostinga n'abandi bantu bakayibona. So niyo mpamvu rero umuntu akubwiye niba wafashe umwanya ukareba video, kureba video ntekereza ko ari byo bikomeye kurusha kuba wakanda kuri like, ko like nta nubwo yatwara n'umunota ntugera pe. Subscribe nayo nta munota itwara. Please, niba utarakora subscribe, kora subscribe. Niba waranayikoze, thank you so much. Ujye ukora like, usharing na video zacu. So rero ahangaha nari nyiri kuyungurura byaramvunnye ntabwo nari nzi ko bivunana. Narangije amaboko ari kunjya, ndi kuvuga ati mana, ubundi nawe ati niyo mpamvu abantu bakera batakoraga siporo ariko bagakomera. Ibi bintu ntabwo waba wabikoze ngo ukenere izindi siporo, ibi ni siporo mu zindi. Navuye mvuga ati nanjye ahangaha nkoze siporo. Rero hano narakumye ndayiyungurura, nguma ntera n'udustori. Ikindi kanongere mbifurize umwaka mushya muhire, muzahahe muronke. Ese wowe uri kubona ibyo wamaze, intego wihaye muri uyu mwaka ugeze kuri kangahe uzikora? Gukora ni kare, dore tumaze hafi like icyumweru twinjiye mu mwaka mushyashya. So wowe umaze gukora iki mu byo wiyemeje kugeraho muri uyu mwaka? Ese ibyo wari wariyemeje kugeraho 2025 2025 wabigezeho cyangwa ugiye kubikomereza ahubwo? Ntago nzi ngo bihagaze gute, ariko niba utaranabigezeho ntushike intege, courage ubikomerezeho ahubwo, kugira ngo uyu mwaka uzarangire noneho ibyo wari warihaye byararangiye, ushyiremo n'ibindi kandi by'uyu mwaka uri kubonebwe. Wumve yuko ngo kuba iby'umwaka ushize utarabirangije ko ari byo ugiye gukomerezaho, iby'uyu mwaka byo nta ntego ugomba kwiha, ugomba kwiha intego kandi nazo ukazikora zikarangira. So rero reka mbareke, harumva nari narushye, urabona ku mazuru amafu yarengeye mu mazuru, mbese byari byabaye ibibazo. Noneho hano hantu ukuntu nari nicaye, nari narushye kwicara, narushye amaboko, nari narushye impande zose. Murabona ukuntu narakaye, natangiye nseka ariko byarangiye mbirakariyemo, nagira ngo hari umuntu wari wabinshoyemo. Nari ndi kugira ngo ibi bintu nishoyemo ko mbona ntari bubishobore, ko mbona bitari bukunde. Hano batangiye kumbaza nyine ukuntu biri bugenda, ati wapi, ati ibi ngibi singirota ndangije ibi.
kumva nyine ndi bwongere ajya gusekura kubera ko murabizi abantu basekuye iyo umaze kwiyungurura zino nshinga n'ubundi nazo usubira kuzisekura mpaka zigashira burundu. Bari kumbwira uragaruka gusekura nawe ati wapi mumbabarire ndavuga ati ntibikunda isigaye mu byisekurire cyangwa mu byihorerwa. Mvaga narushye pe nenda nko gupfa nenda nko guhera. So rero nkuko muri kubibona ndagira ngo mbasezere bye bye ciao naho ubutaha. Noneho ubu ngubu nagarutse kuri channel ya Vine to Feast, ntabwo nzongera kugenda buri munsi maze igihe nkora video mbabwira ngo nagarutse nkongera nkagenda, nagarutse nkongera nkagenda, nagarutse nkongera nkagenda, ariko noneho ngubu ntabwo nzongera kugenda. Tugiye kujya dukorana vlog, dukore udukuru twinshi, tugire story time, umucikwe mbese ibintu n'ibishyashya, umwaka mushya ingamba nshyashya. Nkuko nyine twese I hope guys ko mumeze neza. Reka uyu mwaka uzabere umwaka mushya, nongere mbifuriza umwaka mushya muhire, uzabere mwiza, uzabere byiza, gusa Imana izasubize gusenga kwanyu kandi intego mwihaye muzazigereho. Bye bye, ndabakunda, ciao, I love you.